Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 18. Ubukuru bushimwa mu bwami bwo mu ijuru ubwo ari bwo. Icyo gihe abigishwa be begera Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ni nde? Ahamagara umwana muto amuhagarika hagati yabo, arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko uzicisha bugufi nk'uyu mwana muto niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Uwemera umwana umwe muto nk'uyu mu izina ryanjye ni njye aba yemeye, ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ikiruta ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi rye, akazikwa imuhengeri mu nyanja. Isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza, ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishyano. Ariko ukuboko kwawe cyangwa ukuguru kwawe nibigucumuza, uguce ugute kure yawe. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe cyangwa ukuguru kumwe, biruta uko wajugunywa mu muriro utazima ufite amaboko yombi cyangwa amaguru yombi. Cyangwa ijisho ryawe nirikugusha urinogo rurite kure yawe. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ijisho rimwe gusa, biruta ko wajugunywa muri gehinomu y'umuriro ufite amaso yombi. Mwirinde mudasuzugura umwe muri aba bana bato. Ndababwira yuko abamarayika babo bo mu ijuru bahora bareba mu maso ha Data wo mu ijuru, Umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimiye. Mbese muratekereza muti, umuntu ufite intama 100, imwe muri zo yizimiye, ntasiga izo 99 akajya mu misozi agashaka iyazimiye? Kandi iyo ayibonye, ndababwira ukuri yuko ayishimira cyane kurusha izo 99 zitazimiye. Nuko So wo mu ijuru ntashaka ko hagira n'umwe muri aba bato urimbuka. Uko itorero rikwiriye kugenza uwanze guhanwa. Mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye. Nakumvira uzaba ubonye mwene so, ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo 2 cyangwa 3. Kandi niyanga kumvira abo, uzabibwira itorero. Niyanga kuryumvira naryo, azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuye mu ijuru, bizaba bihambuwe mu ijuru. Kandi ndababwira yuko 2 muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Umugani w'abantu 2 bari mu mwenda. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi, nzamubabarira kangahe? Ngeze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7? Ariko ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara, bamuzanira umwe muri bo yishyuza italanto inzovu. Ariko
kuko yari adafite ibyo kwishyura. Shebuja ategeka kumugarura. Shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata aramuniga aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze, nawe ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara amuha abasirikari kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so